Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Kensi, nkaba ndi umunyamakuru wa TV na Radio 1. Ikibazo cyanjye kiragaruka muri Kongo ko ni twese turahangayitse nk'abanyarwanda. Umugaba mukuru wungirije w'ingabo za Kongo, General Chiwewe Aprito Chiko, yitangarije yuko amaze iminsi azenguruka mu bihugu bya SADC kugira ngo intambara y'u Rwanda bayitsinde. Kandi wumvise n'amagambo amaze iminsi avuga y'abari perezida nubwo babifashe nk'aho ari imikino, yivugiye ku giti cye yuko ari wowe kibazo cy'umutekano muri Afurika. Wareba ibyo abandi bose babajije, nkabona yuko tuyifata nk'aho ari ugukina, ariko wenda bikaba ari na seriye. Ese twaba twitegura yuko tujya guterwa na Kongo kuko banavuze ko bashaka kutwanexa tukaba intara ya 8. Murakoze mwadusuza kuri ibyo mukaduhumuriza cyangwa se mukaduteguza tukitegura. Reka mpere kubahumuriza nicyo kiri important, nicyo cyangombwa, nicyo gikuru. Ibyo ubwabyo ntaho mbona bishingiye, ntaho mbona yashoboka. So nushaka uryame usinzire wicuye wiyongere, ibyo ntabwo ari ikibazo. Ibyo umuntu umwe yaba yaravuze muri Kongo, ibyo afite uburenganzira bwo kuvuga ibyo ashaka kuvuga, ntabwo bivugwa byose biba ari ukuri, cyane cyane iyo bivugwa kuri iki kibazo cya Kongo, bikivugwa n'abanyekongo bo muri leta. Ariko icyo nzi ni uko SADC ishobora gushaka gufasha ahubwo nayo mu gukemura ikibazo cya Kongo. Ntabwo nibwira rero ko gushaka gukemura ikibazo cya Kongo, nubwo abenshi bashobora kugikemura bashaka kugikemura bakagikemura nabi, cyangwa bakaba bagira ibyo bakora biteza bizana intambwe guterwa mu gukemura ikibazo. Ntabwo nibwira ko bizagana mu kugirira nabi u Rwanda bafashije Kongo. Ntabwo mbibona, mu kubona kwanjye ntabwo mbibona. Ariko icyo nakubwira ni uko nka bya bindi, iyo udashaka intambara urayitegura. Iyo ushaka amahoro witegura intambara. Rero ubwo twe dushaka amahoro, ibyo kwitegura twiteguye kera.